Ehehehe, ibintu byafashe indi ntera noneho. Kugeza kuri uyu mwanya, ubugenzacyaha bukuru bwa RIB, Rwanda Investigation Bureau, bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bukomeje gushishikariza cyangwa se gusaba urubyiruko ruba mu Rwanda kubera amakosa bari gukora mu buryo batazi, amakosa ari kugenda agira ingaruka nyinshi ku bantu benshi bagiye batandukanye. Amakosa rero ushobora kwibaza ngo ni ayahe? Amakosa yo gutanga amashusho umuntu yambaye uko yavutse cyangwa se ari mu bikorwa bitihesheje icyubahiro, ndavuga ubusambanyi, ugasanga umuntu wo hanze wo mu diaspora agushukishije amafaranga, amadolari 100, amadolari angahe, ngo umwoherereze ifoto cyangwa se videwo y'umuntu wo mu Rwanda yambaye gutyo uko yavutse cyangwa se ari gukora ibikorwa bibi. Igihe umaze kuzimuha kuri bwa bufaranga buke yagushukishije, ugasanga ashyize hanze umunyarwanda mugenzi wawe amutesheje agaciro cyangwa se aramuharabitse wabigizemo uruhare. Urumva ko ibyo bintu rwose ntabwo ari iby'i Rwanda, nta nubwo ari iby'umuco nyarwanda, ahubwo urubyiruko dukure amaboko mu mufuka dushaka amafaranga twavunikiye, atari ukuvuga ngo umuntu akohereje amafaranga ngo ukore ikintu runaka kandi ubona ko kidakwiye.